Bakunzi ba Bahoka Bisanzure TV, reka twongera dusuhuzanye tubahereze ikaze ngiye muri kumwe kuri kino kiganiro cyacu cya kindi wari uzi ko ni Reverend Habyarimana na Colette tugumya kuganira turi cyari nyene muri bya bitekerezo cyangwa se muri bya bihe tugomba kurushaho kugumya kuganira kurebera hamwe ibihe by'insengero uburyo kiziri gufungwa. Uyu munsi rero mbafitiye inkuru turaza noneho gusesengura twifashishije n'ijambo ry'Imana, aho umwami Imana igihe kijya kigera ugasanga ibintu bibaye nko mu nzu y'Imana cyangwa se ku bantu b'Imana, umwami Imana akagera ubwo asa nkaho atabireba ariko byabaye ku bushake bw'Imana kugira ngo Imana inyuzeho akanyafu abandi nyine ejo twari turi kuvuga bashaka nko kwigomeka ku Mana, bashaka kwitwara uko bishakiye, bashaka guhindura Imana nka mugenzi wabo, aho kugira ngo bamenye ko Imana ari umubyeyi kandi Imana ari rurema, ahubwo Imana abantu hari igihe kijya kigira bagashaka kuyirusha imbaraga. Reka rero mu by'ukuri mbakire nakira abakunzi bacu bose kandi mbifurize ikaze, nshimire cyane n'abatanga ibitekerezo bagaragaza ko badukunda kandi badukurikira. Ahangaha rero nyine turaganira noneho byagendekeraga gute Abisirayeli ubwo babaga bamaze kuva mu nzira cyangwa se gutana, basanga ntabwo bakiri mu kubahisha Imana. Hari uko byagendaga rero icyo gihe umwami Imana hari uburyo ki yabanyuzagaho akanyafu kugira ngo bongere bikebuke, bongere batekereze kuko bavuye mu nzira. Uyu munsi rero turaza kwifashisha ijambo ry'Imana turasanga mu gitabo cy'Abami ba kabiri, ibice turahera ku bice 17, nidushaka dusome duhereye ku murongo wa 13. Nahangaha havuga uburyo ki ibyaha by'ubupagani byatumaga Abisirayeli bajyanwaho iminyago. Ibyaha buryo bimaze kuba byinshi, umwami Imana arekurira abanyamahanga cyangwa se n'abatizera cyangwa se n'abandi babibona ukundi, kugira ngo mu by'ukuri Imana ikoresha akenshi abantu mu gucishaho akanyafu abantu b'Imana kugira ngo bagaruke mu mayira, kuko Imana yacu ijambo ry'Imana tubwira ngo Imana yacu ni urukundo, icyo yanga ni ibyaha. Ariko mu by'ukuri Imana yacu iradukunda kandi Imana yacu yifuza ko tuyiramya tukayihimbaza, uretse ko igihe kijya kigera mu mwanya wo kuramya no kwihimbaza nk'uko mu kiganiro cy'ejo twabibonaga, usanga abantu barushaho go kwishyira imbere, ugasanga abantu bari kwiyitiranya n'Imana, abantu bakishyira hejuru, abantu bakigereranya. Icyo gihe rero umunyafu w'Imana wo uba uri hafi wo kugira ngo uhite ko ubabonera hafi. Ahangaha rero ku bakunzi ba Bahoka Bisanzure TV turaza kurebera hamwe byategwaga n'iki Abisirayeli, n'iki cyatumaga bahura n'ibibazo. Turi muri bya bihe abantu bakitekereza ngo mbese ko insengero zafunzwe, by'umwihariko mwa kiriya gihugu cy'u Rwanda, tese abantu barareka gusenga, ese biragenda bite? Abantu barahitamo kwigumira mu rugo, abanyantege nkeya se biragenda bite? Ariko gusenga buriya urusengero rwa mbere ruri mu mutima w'umuntu, kandi buriya impamvu bimwe muri nyirabayazana bituma insengero zifungwa uraza gusanga ari ukutubaha Imana no kutubahisha Imana no kutiyubaha, kugera igihe nyene n'ababirebera kimwe n'abatinjira muri izo nsengero babona ko ibiri kubera mu nsengero bitakiri ibyo guhimbaza Imana, ahubwo byabaye agatsiko k'abambuzi. Hakujya Yesu ejo nabitanzeho urugero, yinjiye mu hekaru asanga barimo baragurisha inuma z'intunguru n'ibindi bitari biteganijwe. Hasigaye ibyo bitebo arabifata arabisandaza, arababwira bati rero mwabajura mwe n'abambuzi, ntabwo mukwiye guhindura inzu ya data iguriro ry'abambuzi n'abajura. Reka rero tujye imbere y'Imana mbere ya byose, noneho tusesengure ikiganiro cyacu. Umwami Imana nyir'ibihe byose turagushimiye, ubane natwe kuri ano masaha, abazatwumva uzabahereze umugisha ndetse uhe ibitekerezo no kugira ngo batwungure natwe inama.
bana natwe muri iki kiganiro mu izina rya Yesu, amen. Bakunzi rero ba Bohoka Wisanzure TV, turimo turaganira turebera hamwe impamvu ikomeye insengero zifungwa. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana ngo kandi Uwiteka yajyaga ahamiriza Abisirayeli n'Abayuda abivugiye mu bahanuzi bose no muri bamenya bose ati nimuhindukire mureke ingeso zanyu mbi mwitondera amategeko yanjye n'amateka mukurikize ibyo nategetse ba sogokuruza byose nkajya mbibategekesha abagaragu banjye b'abahanuzi, ariko banga kumva ahubwo bagamika amajosi nk'uko ba sekuruza bagiraga, ntibizera Uwiteka Imana yabo, bakanga amategeko ye n'isezerano yasezeranye na ba sekuruza. Nibyo byabahamirije, kandi bagakurikira ibitagira umumaro bagahinduka nkabyo, bagakurikiza abanyamahanga bari babagose, abo Uwiteka yabihanangirije kutabigana. Nuko bareka amategeko yose y'Uwiteka Imana yabo, biyiremera ibishushanyo by'inyana ebyiri biyagijwe kandi n'icyashera, baramya ingabo zo mu ijuru, bakorera Bali, bakanyuza abana babo b'abahungu n'abakobwa mu muriro, bakaragura, bakaroga, bakirarira gukora bakirarira kugira ngo bakirarira gukora ibyangwa n'Uwiteka kugira ngo bamurakaze. Ibyo byatumye Uwiteka arakarira Abisirayeli cyane, abirukana imbere ye, ntihagira usigara keretse umuryango w'Abayuda wonyine. Imana itugirire neza. Ahangaha ijambo nari ndimo, umutwe w'iri jambo tugiye kuganiraho, ariko tubihuza n'ibihe insengero ziri gucamo mu gihugu cy'u Rwanda, bavuga ngo zarafunzwe. Ni igihe Abisirayeli mu by'ukuri mu nzu y'Imana cyangwa se aho Imana yabaga ibahaye guturiza, wasangaga ibihakorerwa bitakiri umurimo w'Imana, ahubwo bikaba akajagari, bikaba kwishyira hejuru, bikaba gushaka kugaragariza Imana kuko bamaze kujya hejuru y'Imana. Imana yakoraga rero yatumaga haba afite ubushobozi n'imbaraga, bakabahutaza, hasigaye bakamenya neza, bakagaruka mu mayira, bakamenya neza kuko bahemutse. Ejo twari turimo turaganira, ikiganiro ntabwo kiraba kirekire cyane. Ejo twarimo turaganira buryo ki abantu bigereranya, abantu bahinduye imitekerereze n'imyitwarire, hasigaye usanga bitiranya n'Imana, ugasanga bashyize abantu mu kintu kimeze nk'iterabwoba no kubahungeta no kubahungabanya, ugasanga abantu nabo barakurikira ariko batazi iyo bajya. Ahangaha rero Imana, Abisirayeli bari bamaze nabo mu by'ukuri gutangira kumva kuko Imana ntacyo yabatwara, Imana basa nkaho batakishaka kuyumva. Icyo Imana yakoze rero nta kindi, yaravuze ati nubwo abantu batacyumva, ati kandi sibwo bwa mbere na ba sekuruza babo niko byagenze, igihe cyarageze biremera ibimasa, igishushanyo cy'ibikimasa, bajya inama yo kugisenga no kukiramya no kugihimbaza, bagisimbuza Imana yari yarabakuye mu maboko ya Farawo, mu maboko y'intambara, mu maboko y'imibereho mibi, ariko bamaze kugera heza barabyibagirwa. Imana rero murabizi neza kuko yabateje ibyorezo bitandukanye kugera igihe bahindukiriye, bakamenya neza kuko bagomeye Imana, bakagaruka ku murongo. Rero ahangaha bishatse kuvuga iki? Muri iki gihe nk'iki ngiki insengero ziba ziri gufungwa, ariko ba nyirabayazana babitera ari bene izo nsengero, cyane cyane bavuga ko ari abayobozi bazo. Igikwiye gukorwa rero ni uko abantu bakwiye kwisubiramo. Ejo twaraganiriye ku kiganiro cyavugaga ngo abantu
kwitwara nk'abafite ubumuga bwo mu mutwe biri nyirabayazana wo gusenya insengero. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo uyu munsi wa none ikinzanye ni ukubabwira ngo rero mwagaruka mugahindukira mukagaruka ku rufatiro rw'Imana, ntimwongere kujya mwirirwa mwigamba kuko aho gukorera Imana mukorera inda zanyu, ntimukongere kwirirwa mugaragaza kuko ijambo ry'Imana muri kurisabisha amafaranga. Abantu babona koko n'Imana yabona ko abantu cyane cyane ndavuga abayobozi muri kuganisha abantu mu bwami bw'Imana. Umwami Imana, amategeko y'Umwami Imana igihe cyose Imana ica inkoni izamba kandi igakoresha abantu, ibintu bigasubira ku murongo. Uyu munsi rero icyo nje kubabwira ngo nimuhindukire niba mushaka ko insengero zifungura, nimuhindukire mugaruke ku murongo, mugaragaze ko muri ku rufatiro, nimuhindukire mureke kugira ikintu na kimwe mwitwaza, ahubwo Imana muyishyire imbere, aho kugira ngo mushyire imbere amarangamutima yanyu, aho kugira ngo mushyire imbere inda nini zanyu, aho kugira ngo mushyire imbere imitego yanyu mwateze kugira ngo abantu babahe amafaranga. Nimushyire imbere Imana, nimugaruke ku rufatiro, mugaruke Imana. Nicyo kintu kizaba umusemburo wo gufungura insengero. Kuko ahangaha Imana iravuga ati nyamara kandi Uwiteka ngo yajyaga ahamiriza Abisirayeli n'Abayuda abivugiye mu kanwa k'abahanuzi bose no muri bamenya bose ati nimuhindukire mureke ingeso zanyu mbi mwitondera amategeko yanjye. Uyu munsi nje kubabwira ngo amadini, abafite amadini nibahindukire bagaruke ku rufatiro, bareke gutekereza ko imibereho yabo izagerwa hari uko bakoresheje ijambo ry'Imana mu gushuka abantu ngo babambure ibyabo. Ikintu rero nje kubaganiriza kuno mugoroba uvuga ngo guhindukira kw'abanyamadini niwo musemburo wo kugurura insengero zafunzwe. Nta kindi kintu ko abanyamadini bagumya kwitwara mu buryo bwa kijura, mu buryo bw'ubutekamutwe, mu buryo bumeze nk'abantu b'abarwayi bo mu mutwe, kandi bakabirebera bakabireka. Nta kibuza Imana izakoresha abantu bafite ubushobozi n'ububasha izo nsengero zifungwe, ndetse kongera gufungurwa usange bibaye ibibazo. Mumenye neza ko ari igihe cyanageraga n'inzu z'Imana Imana ikemera kuko zose zigenda, kuko wasangaga zitabereyeho kuyihimbaza, ahubwo wasangaga zibereyeho guhimbaza abantu. Rero bakunzi babohoka wisanzure TV, navuze ko kuri uno mugoroba ntabwo ndatinda. Ijambo nagira ngo mbabwe ni ijambo rivuga ngo guhindukira kw'abanyamadini, guhindukira kw'abakristo, guhindukira kw'abagize kumenya neza ko abantu batagikoresha ijambo ry'Imana mu nzira ikwiriye, bizatuma Umwami Imana abahereza ibyo bayisaba byose. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo kandi Uwiteka yajyaga ahamiriza Abisirayeli b'Abayuda abivuga mu kanwa kose k'abahanuzi n'abamenya bose ati nimuhindukire mureke ingeso zanyu mbi, mwitondere amategeko yanjye n'amateka, mukurikize ibyo nabategetse ba sogokuruza byose, nkajya mbibategekesha abagaragu banjye n'abahanuzi. Ahangaha rero ijambo ry'Imana ubu ngubu risigaye rivugira muri Bibiliya. Ubwo buhanuzi busigaye bwuzuye muri Bibiliya, bamenya ibyabamenya byose bisigaye biri muri Bibiliya. Abantu nibahindukira bakagaruka ku rufatiro, bakamenya ko Imana iri hejuru ya byose, ntibagumye kureba amafaranga bayakoresheje mu buryo bwo gushukana no guteka umutwe. Imana ubwayo izongera ikoresha abantu, kuko yakoresheje abantu ubundi mu gufunga insengero, ni nako izakoresha abantu mu kuzifungura. Nahangaha rero ngira ngo ntimukomeze mushakisha mutaratamba muvuga muti ngo biragenda bite, iki kintu gikwiriye mu bihe nk'ibi ngibi nuko abantu bahindukira bakagaruka ku rufatiro. Nimuhindukire muve mu ngeso zanyu mbi, insengero zifungurwe. Nimuhindukire muve mu ngeso zanyu mbi, insengero zifungurwe. Ndabakunda rero, ni Rev Habyarimana Anaclet wabaganirizaga, kandi nzajya ngumya kubaganiriza, ariko uko Imana igize ikinshyira ku mutima nyobowe n'ijambo ryayo nzajya nkibagezaho. Uyu munsi nabwiye ngo nimuhindukire Umwami Imana, guhindukira kw'abakristo ni Imana izahera ikoresha n'ubundi abafunga insengero kongera kuzifungura, kandi noneho zigafungurwa nta kajagari kabirimo,
ahubwo abantu bose bari kubwiriza ingoma y'Imana no gutoza abantu imibereho myiza, atari ukubambura ibyabo, ahubwo ari ukubafasha mu mibereho bafite kugira ngo irusheho kuba myiza, yaba iyo mu buryo bw'umubiri ndetse mu buryo bwo mu mwuka. Burya ijambo ry'Imana riravuga ngo roho nziza itura mu mubiri muzima, kandi uyu mubiri wacu ni rwo rusengero rw'ukuri rwa Kristo. Umwami Imana bishimire rero, ndabakunda, tuzajya tugumya kuganira, ariko nimuhindukire mu b'umusemburo w'ifungurwa ry'insengero, zigaruke ku murongo kandi zifite urufatiro. Uwiteka akomeze abagirire neza. Nahangaha nsoreje ikiganiro cyacu. Mujye mutanga ibitekerezo aho mwumva mu by'ukuri mwabaza cyangwa mwasobanuza cyangwa inyunganizi yanyu, nayo tuba tuyikeneye hano kuri Bohoka Busanzure TV. Ndabakunda rero, njyewe Reverend Habyarimana na Claire wabaganirizaga. Uwiteka akomeza bishimire. Amen.